azi wacu Yesu twese tuguhimbaze ni wowe wadupfiriye Yesu mwana w'intama mutabazi wacu Yesu twese tuguhimbaze ni wowe wadupfiriye Yesu mwana w'intama Yesu ashimwe Yesu ashimwe Yesu ashimwe icyubahiro kibe n'icy'uwo mwana w'intama duhimbaze izina Yesu ashimwe Yesu ashimwe Yesu ashimwe icyubahiro kibe n'icy'uwo mwana w'intama duhimbaze izina Yesu ashimwe Yesu ashimwe Yesu ashimwe icyubahiro kibe n'icy'uwo mwana w'intama duhimbaze izina rye amashyi kwa Yesu Yesu ashimwe Yesu ashimwe icyubahiro kibe n'icy'uwo mwana w'intama duhimbaze izina Yesu ashimwe Yesu ashimwe Yesu ashimwe icyubahiro kibe n'icy'uwo mwana w'intama duhimbaze izina rye ashimwe Yesu ashimwe icyubahiro kibe n'icy'uwo mwana w'intama duhimbaze izina rye Yesu ashimwe Yesu ashimwe icyubahiro kibe n'icy'uwo mwana w'intama
Yesu singitinya nisunze umukiza ukomeye niseguye niseguye amaboko yawe Yesu singitinya nisunze umukiza ukomeye niseguye niseguye amaboko yawe Yesu singitinya nisunze umukiza ukomeye nyuzwe n'ubushuti bwo mw'ijuru nisunze umukiza ukomeye nizihirwe mbonye umunezero nisunze umukiza ukomeye umutima wanjye ntuhagaze nisunze umukiza ukomeye n'ubwaneza ni umwe na Yesu nisunze umukiza ukomeye niseguye niseguye amaboko yawe Yesu singitinya nisunze umukiza ukomeye niseguye niseguye amaboko yawe Yesu singitinya nisunze umukiza ukomeye seguye niseguye amaboko yawe Yesu singitinya nisunze umukiza ukomeye ndagukunda Yesu je t'aime Jésus I love you Jesus nakupenda sana yoyo ndagukunda Yesu je t'aime Jésus I love you Jesus nakupenda sana ndagukunda Yesu je t'aime Jésus I love you Jesus nakupenda sana yoyo ndagukunda Yesu je t'aime Jésus I love you Jesus nakupenda sana iyo ni amamare ni amamare 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 Yesu ni amamare ni amamare iyo 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 ni amamare ni amamare Yesu n'umugabo nanjye ndamwemera iyo n'umugabo nanjye ndakwemera Yesu n'umugabo nanjye ndakwemera iyo n'umugabo nanjye ndakwemera iyo n'umugabo nanjye ndakwemera iyo kuko yangiriye neza we iyo kuko yangiriye neza we iyo kuko yangiriye neza we iyo ayo mashi tubahiro kutinirwa Hallelujah. Shama.
twakijijwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Haleluya, amina. yanguza amaraso ye arankunda nabigambaye, uwowe ranahinduka. Yanguza amaraso ye arankunda nabigambaye, uwowe ranahinduka. Amen. Yesu aguha umugisha mwinshi. Uw'Imana yateguye yabikije ibyera byayo, atambuke mu cyubahiro cy'Imana, mumukomera mu mashyi, mwakira Imana data wa twese n'umwana n'umwuka wera. Amashyi menshi twakira ijambo ry'Imana. Dusabire umuyobozi wa gahunda umugisha, tumwitureho umugisha. Imana imuhe umugisha, Imana imuhe imbaraga, Imana imuhe amavuta mu izina rya nde? Imana imuhe amavuta mu izina rya nde? Ese ntabwo twakomera Imana mu mashyi? Umugabo umwe witwa Eliya ngo yagize ikibazo, umugore aramuhiga, arirukanka aragenda ngo agera ahantu ngo araryama yisabira gupfa, aryamye munsi y'igiti cy'umurotemu. Imana yohereza marayika ngo aramukangura, aramubwira ngo byuka urye kandi unywe, kuko urugendo ari runini kandi rugize gute, rugukomereye. Arangije ngo ajya kwihisha mu buvumo, agezeyo ngo Imana irahamusanga, ngo aravuga ngo nagize ishyaka ryinshi ry'umurimo wawe, none bishe abahanuzi bose, ngo ni njyewe njyenyine nsigaye. Dushimire data wa twese ko atareba nk'abantu. Haleluya. Mu makosa Imana yakora ntago yabura abakozi, ntago ishobora gukora ikosa ryo kubura abakozi. Dutunga ibiganza umukozi w'Imana, tumubwire ngo Imana imuhe umugisha, imuhe imbaraga, imuha amavuta, imwagurira imbago, kandi tumusabe kuzagera mu ijuru mu izina rya nde? Rya Yesu. Ntabwo nje nk'umwigisha, kuko dufite umwigisha w'uyu munsi uratugaburira ibyo kuri Pasika, ahubwo nje kubabwira ngo Pasika nziza, Pasika nziza. Basi muhindukirira umubwire ngo Pasika nziza, nubwo tutemewe gukora nawe, umubwire ngo Pasika nziza. Iyo Yesu adapfa ntabwo tuba turiho. Dushimire Yesu wapfuye akemera akajya ku musaraba akabambwa, uyu munsi tukaba twicaye ahangaha. Wanshiki Yesu, wanshiki Yesu, niki cyatumye unkunda? Ndagira ngo muhaguruke kuri uyu munsi wa Pasika, tugire ikintu tubwira Yesu. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo ubwo yababajwe no kugeragezwa, ngo abasha no gutabara abageragezwa bose. Abantu bacitse intege kandi igihe cyo gusubizwa cyari kigeze. Abantu bacumbitse ikivi kandi ibihembo byari biri mu mbugiro, niko ikorasi yajyaga ivuga. Iki ntabwo ari igihe cyo kwicara, iki ni igihe cyo gukora. Abakozi bagiye guhembwa. Ndagira ngo dusenge, ugire icyo ubwira data wa twese. Reka mbasetse. Muri ino minsi ya Pasika nagize igihe cyo kubana n'Imana no kwihererana nayo. Noneho mbwiza Yesu kuri. Mujye mubwiza Yesu kuri, ariko ntimukamuryarye, mujye mumubwiza ukuri ko kuri mu mitima yanyu. Ndamubwira ngo Yesu, uyu munsi niwe nshaka ko tuvugana. Ahari impamvu Imana itajya ibyitaho nuko itigeze iza mu isi ngo yambare umubiri, yumva ukuntu kwambara umubiri bimera. Ariko ndashaka ko tuvugana. Wewe wabaye mu isi, uzi habari zo mu isi, ndashaka ko nkubwiza ukuri. Ubwo narayibwiye
kandi nzi neza ko yumvishije igihe naceceka yumvise. Nawe gira icyo uyibwira, bumbura akanwa. Imana ni umubyeyi. Kera twajyaga turirimba, tukaririmba ngo herera usenga Imana akumva ni umubyeyi. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubaha, ubwami bwawe buze. Tugushimiye ko watanze Yesu. Iyo utaza kumutanga uyu munsi nta itorero riba ririho. Iyo utaza kumutanga uyu munsi nta gaciro itorero riba rifite. Ariko kubwa Yesu Kristo wemeye kumena amaraso, wemeye kubabara tukababarirwa, uyu munsi turiho. Ese rata papa, iyo ataba amaraso ya Yesu Kristo nari kuzamenya n'aba bene data ko bamwe bari abanyagitarama, abandi bari abanyabutare, ngewe nkaba ndi kavukira i Kigali, twari kuzamenyanira hehe? Ngushimiye amaraso yawe Kristo wamenye, ngushimiye mu izina rya Yesu Kristo ko wemeye kudupfira, tuguhimbarije ibyo ngibyo. Turi mu isi dufite ibiturushya, turi mu isi dufite imibabaro, turi mu isi dufite intambara, ariko nibutse ijambo wabwiye abigishwa, warababwiye ngo mu isi muhura n'imibabaro, ariko muhumure nanesheje isi. Babyeyi, turi imbere y'ubwiza bwawe, dufite ibibazo bitugoye, dufite intambara zitugoye, abakobwa nuko, abagabo nuko, abasore nuko, twebwe twese buri wese afite ibye, ariko turakubwiye, tubumbuye iminwa yacu tukubwira, niwumve gusenga kwa buri umwe wese, niwumve kwinginga kwa buri umwe wese. Ntabwo twashobora utadushoboje, ntaho twagera utahatugejeje, ntacyo twakora utadukoresheje. Kandi nyemerera umve gusenga kwacu. Muririmbyi umwe niwe waririmbye aravuga ngo niyo akanwa kugaye turavugana. Nyemerera wumve gusenga kwa buri umwe wese, usome umutima wa buri umwe wese. Uyu munsi turibuka insinzi yawe, uyu munsi turibuka insinzi, ubwo wazutse ukazukana ubutware. Cyubahiro ni kibi cyawe, cyubahiro ni kibi cyawe, cyubahiro ni kibi cyawe. Tugushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye kuri Imana yera, tugushimiye kuri Imana ikiranuka. Ngaho bana natwe, ngaho tugirire neza, ngaho igaragaze, ngaho tegeka none n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Ku musaraba wawe mwiza niwo amahanga yacunguriwe, igorogota wavanye iminyago, wironyeye mu maraso yawe. Uri intwari Yesu, uri inyamibwa, wanesheje umwanzi. Kora iminota 30, ariko bikaba urwibutso nk'uko Yesu yavuze ngo tujye tubikora tugira gute? Twibuka umwami. Muzambabarire, muzihangane, muze twegere igaburo ryera, kandi muzafate igihe cyo kwiyeza kugira ngo tutazarira tukanywera kwiciraho iteka. Imana y'amahoro ibampera umugisha. Hanyuma ndagira ngo muhaguruke mu cyubahiro cyanyu, dusengere umwigisha, twakira umwigisha. Imana y'amahoro ibampera umugisha. Uri papa mwiza, uri umwami mwiza w'amahoro, ubereye mwiza ubugingo bw'abagushaka n'ubw'abagutegereje. Uwiteka niryo zina ryawe. Uratuzi, uzi n'amazina yacu, uzi aho tuvuka, uzi ibitunaniza n'ibituremerera, uzi intege nke zacu n'imbaraga zacu. Tugushimiye ko uri umubyeyi utari nk'ababyeyi bo mwese. Wowe ntujya ubwirwa ibyacu kuko bigaragara imbere y'amaso yawe nk'ibitwikuruye. Bityo tugushimiye uyu munsi wa Pasika waduhaye. Twibutse ko Pasika y'ubushize twari turi muri guma mu rugo, ariko iyi ngiyi uduciriye akanzu twinjira mu nzu yawe. Namajije kumenya ko mu nzu yawe tuhahererwa umugisha n'amahoro, mu nzu yawe tuhahererwa imbaraga, mu nzu yawe tuhahererwa ineza n'urukundo. Nyemerera rero ibyo wateguye kutugabura kuri uyu munsi wa Pasika ubinyuze mu mugaragu wawe. Turamusengeye ngo umwuka wawe wera mwisha mubeho, imbaraga zawe zimutwikire,
turaheza imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo. Turaheza imbaraga mbi mu izina rya Yesu. Turakubita hasi imbaraga mbi mu izina rya Yesu Kristo. Turananiza imbaraga mbi mu izina rya Yesu Kristo. Mukoreshe kuruta mbere, muvugiremo kuruta mbere, kandi wiheshe icyubahiro nk'Imana umwami wacu. Tugushimiye kuri aha hantu, tugushimiye ko wera kandi ukiranuka, tugukomeye mu mashyi kuko uri umwami mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo twakire umukozi w'Imana atambuka yigira imbere. Ngenda byemerewe kuba akenda basuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Agira ngo tube tubumbura Bibiliya zacu, ab'iki gihe baranazicana, zifite muri telefone. Mbere na mbere amazina yanjye nitwa Kamasha Alphonse, nkaba ndi umugabo, ndubatse, abafite abana 3, abakobwa 2 n'umuhungu 1. Aba nanjye ni umuntu Imana yagiriye ubuntu, impagakiza kayo, amen. Rero ndashima ubuyobozi bw'itorero, ndashimira umushumba wanyu kubw'ubutumire n'icyizere batugiye kugira ngo tubashe kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Rero Imana ibaho umugisha, kadusenge. Uwiteka Mana data gitare cyanjye, ndagushimiye, ngushimiye kubw'uyu munsi. Ijambo ryaratubwira ngo uyu munsi mwiza Uwiteka turememo kugira ngo tunezerwemo kandi tuwishimiremo. Ndagushimiye kongera kunezeza imitima yacu, twebwe duciye bugufi kugira ngo ukuzwe muri twebwe. Icyubahiro n'ikuzo n'imbaraga n'ubutware n'ubushobozi byose ni ibyawe waremye ijuru n'isi. Ndagushimye Mana kutuzi, kabutuzi tukiri n'insoro mu nda z'ababyeyi badutwishe. Ndetse uraturemura tubumbabumba, utwereza umurimo wawe, kandi ikiruta ibindi byose udutegurira ubwami bwawe bwera. Ciye bugufi rero muri aka kanya, ntaba ari jye uvuga ahubwo ari wowe uvuga, uvugane n'imitima yacu, wongere uhembure imitima y'abakwizera n'abakwiringiye, n'abafite ibyiringiro byo gutegereza kugaruka kwawe. Mwami turabigushimiye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Turi mu bihe bitoroshye, ariko biravuga ngo dusohorere mu gihe tugezemo. Tugomba kubyitoza, nabyo tugomba kubibamo. Mbifurije rero Pasika nziza, amen. Umunsi twizihiza cyangwa twibuka kuzuka kwa Kristo, kandi ndizera neza yuko ibabera umunsi udasanzwe. Imbaraga zazuye Kristo mu bapfuye ziba arizo zigira ibyo bizura mu buzima bwawe, mu muryango wawe, ndetse no mu itorero rya Kristo, ndetse n'iki gihugu cyacu mu izina rya Yesu, amen. Hari ijambo rero Imana yampaye nagira ngo dusome mu Bacamanza igice cya 13. Ku bafite Bibiliya zabo, reka twihuse kugira ngo nabatwarira umwanya munini yo gufata umwanya muto cyane kugira ngo igihe nacyo tugikoresha uko kiri. Abacamanza igice cya 13, turahera ku murongo wa 2. Biravuga ngo nuko hari umugabo w'Isora wo mu muryango wa Badani witwaga Manowa. Umugore we yari ngumba, tigeze kubyara. Umurongo wa 3, marayika w'Iteka yereka uwo mugore aramubwira ati, dore uri ngumba ntiwigeze kubyara, ariko uzasama inda ubyara umwana w'umuhungu. Umurongo wa 4, nuko ndakwinginze wirinde kunywa vino cyangwa igisindisha,
kandi ntukarye ikintu cyose gihumanye, kuko uzasama inda uzabyara umuhungu, kandi ntihazagire umwogosha, kuko uwo mwana azaba umunaziri ahereye akiva mu nda ya nyina, kandi niwe uzatangira gukiza Abisirayeli amaboko y'Abafilisitiya. Amen. Umutwe w'ijambo agira ngo tuganireho, agira ngo ni ijambo rivuga ngo umusatsi wa Samusoni ngo urongera uramera. Haleluya. Ngo umusatsi wa Samusoni wongera ute? Ngo wongera uramera. Mu mateka mato cyane nihuse, iki cyari igihe, ni igihe Abisirayeli bari bari mu bihe bikomeye cyane, bari bari mu bihe bigoye, bari bari mu bihe biruhije. Ngira ngo byakoroha cyane kubyumva ugereranyije natwe ibihe turimo muri iki gihe, aho turi muri bya bihe bikomeye kandi biruhije. Aba rero ubwoko bw'Imana bamaze kugera mu gihugu cy'i Kanani, ntabwo uko ibintu babitekerezaga ariko byagenze. Hejuru y'ibyo byose by'Imana yari yarababwiye gukora, ntabwo bigeze babikora uko bagombaga kubikora. Bageze mu gihugu cy'i Kanani, Imana yarababwiye, irababwira ati dore igihugu ngiye kubaha ni igihugu gitemba amata n'ubuki. Iki gihugu ni ikibereye ubwoko bwanjye, ni ikibereye abubaha Uwiteka. Imana ibafata ituma baba muri Egiputa hafi imyaka 400. Nta yindi mpamvu kwari kugira ngo ibyaha by'ababaga i Kanani bibanze bigwire. Biravuga ngo Uwiteka ntajya acira umurwa, ntajya acira ibyaha urubanza, ntajya acira, Ikinyarwanda ko numva kitangiye kugenda kirimo nkigira. Uwiteka ntabwo ajya acira urubanza umurwa ibyaha byabo bitari byagwira. Imana ishaka kugira ngo ibyaha by'umurwa cyangwa se ibyaha by'igihugu bibanze bigwire, kugira ngo Imana igaragare ko yera, twebwe dukiranirwa. Niko byaje kugenda. Ibajyanye bagezeyo, ikintu Imana yari yarababwiye, yarabwiye ngo niburamuka mugeze muri kiriya gihugu, abantu bose muzasangamo muzabamareho, ntimuzagire umuntu n'umwe musigazamo hariya, kubera yuko barakiraniwe, bakiranirwa ku Uwiteka. Bagezeyo ntabwo babikoze uko bagombaga kubikora. Bo bagezeyo bagiye barivanga, bagatura hejuru ku musozi, abandi barabareka batura mu bibaya. Nyuma y'igihe gito batangira gushingira abahungu babo, babashingira abakobwa b'abanyamahanga. Iyo usomye neza, ndimo ndagerageza kwihuta, biravuga ngo Abafilisitiya bahindura Abisirayeli, babakura ku Mana babajyana ku bigirwamana. Igihugu kiragenda kirakubitika, Abisirayeli baragenda bahinduka igitutsi hagati y'abanyamahanga, ukubaho kw'Imana kuva hagati muri bo. Imana basa nkaho bagera ahantu bahingaga, Abafilisitiya bakajya baza bakaribata, bakorora amatungo yabo ntabashe kubyara, Abafilisitiya bagenda babahindukirira ibihanda hagati muri bo. Kubera iki? Kubera yuko bagiye bivanga n'abanyamahanga. Igihe kiza kugera rero, batangira gutakambira Uwiteka, batangira kwambaza izina ry'Uwiteka, batangira gusenga, bahamagara izina ry'Uwiteka batabaza Imana. Imana irabibona, ibona yuko ubwoko bwayo igihe kigeze kugira ngo ibukureho igitutsi, ibaruhure. Nibwo kugenderera umuryango wari muto cyane, umuryango utari ukomeye, umuryango wari wohereje muri Isirayeli, ndetse uwo muryango bari bafite n'ibibazo. Imana iragenda isanga umugore, iramubwira ngo mugiye kubyara umwana w'umuhungu, wa mubyeyi we wirinde, witwararike ku magambo ngiye kuvugana nawe, ntuzigere unywa igisindisha na kimwe, ndetse hejuru ikintu cyose kijyanye n'igihumanye ntuzigere ugikoraho. Kandi uyu mwana ugiye kubyara
uzamurinde ikintu cyose kuko ni umunaziri. Ubundi umunaziri yari afite ibintu byari imiziririro atagombaga gukoraho. Ntiyagombaga gukora ku gisindisha, ntiyagombaga gukora ku ntumbi. Ni umuntu wabaga werejwe Imana kubw'umurimo w'Imana. Ni umuntu wabaga utoranyijwe kugira ngo akore umurimo ukomeye. Yahari ukubaho n'amavuta y'Uwiteka yagombaga kuba ari ku buzima bw'uwo muntu, kuko Imana yabaga imuhagurukije mu gihe gikwiriye kugira ngo agire ibyo atunganya. Umugabo Samusoni nihuse arakura, aba ingimbi, aba umusore. Igihe kiza kugera, ibyo Imana yasezeranyije umuryango wa Samusoni n'ibyo yavuze ku bugingo we byose birasohora. Umwuka w'Iteka atangira kuza ku buzima bwe. Samusoni agahura n'intare, agashwanyaguza, ndetse biravuga ngo yajya agashwanyaguza intare ngo akayishwanyaguza nk'uko umuntu yashwanyaguza umwana w'ihene. Umwuka w'Iteka akamuza, agahita ahaguruka agakora ikintu runaka. Samusoni aragenda agera ahantu arakomera, izina rirakomera. Samusoni yubaka izina muri Isirayeli, Samusoni yubaka izina mu bihugu by'abaturanyi, Samusoni yubaka izina ku isi. Samusoni aramenyekana kubera yuko ubwiza bw'Imana n'amavuta y'Uwiteka bwaramufashe buramutumbagiza bumujyana ku gasongero. Umugabo aragenda ahagarara hariya. Ndashaka kuvuga ku buzima bwa Samusoni nitahire. Samusoni aza kugera ahantu yibagirwa yuko icyo yasigiwe n'icyo Imana yashize ku buzima bwe yakimushizeho kubw'umugambi runaka. Yakimushizeho ikintu Imana yari yarahaye Samusoni cyari kirenze ubuzima bwe, cyari kirenze umuryango we. Ni Imana yari yamuhaye ikintu cy'igihugu, cyari ikintu kigari. Ntabwo ari ikintu cyagombaga kugarukira aho ngaho. Ni ikintu cyari kirenze ubushake bwe, kirenze uburyo umuryango we ubishaka, ahubwo bijyanye n'icyo Imana yashakaga gukora mu gihugu cya Isirayeli. Atari no mu gihugu cya Isirayeli, ahubwo kugira ngo Imana yereke amahanga yuko mu ijuru hari Imana isumba byose, Imana ishobora gukiza, igakirisha abantu, ntibakirisha amaboko, ntibakirisha imbaraga, ahubwo ikabakirisha umwuka wayo. No wari umugambi. Umugabo Samusoni arabyuka mu gitondo kimwe, ubwiza bw'Imana bumuriho, amavuta y'Uwiteka muriho. Samusoni icyo Imana yari yamushizeho cyambere agikoresha kubw'inyungu ze. Impano, amavuta, ubwiza Imana imuhaye, Samusoni byose agenda bikoresha kubw'inyungu ze. Samusoni akabyuka mu gitondo, intare akayishwanyaguza, yamara kuyishwanyaguza nyuma y'ibyumweru 2 ngo aza gutambuka yimanukira ari kumwe na se na nyina, ngo bagiye kumushakira umugore, ndetse banamubwiye ngo ashaka umugore wabo. Ababyeyi arababwira ngo ndanze, jyewe nakunze ndashaka umukobwa w'umunyamahanga, kandi yari abibujijwe, ntabwo yari abyemerewe. Uwo ni umunsi wa mbere Samusoni yatangiye gukoresha impano y'Imana, atangira kuyikoresha kubw'inyungu ziwe. Ngo akimanuka wayitegereza gutya mu gihuru, asanga ya ntare yigeze gushwanyaguza, asanga ubuki, inzuki zagiye zarikamo, ubuki bwaragize burimo ni bwinshi. Bagarutse ngo arikinga, agenda afata bwa buki ararya, arangije ahereza n'ababyeyi be baryaho. Ntiyababwira aho abukuye kubera ko yari abizi neza yuko atari yemerewe gukora ku ntumbi. Bavandimwe, ikintu cyishe itorero nje kuvugana nawe, ndashaka kuvugana mu minota mike cyane. Ndabizi turimo turibaza cyane ikiri ku itorero ry'Imana, ariko nagira ngo mbabwire igihe ni iki ngiki, kandi dore kirasohoye. Ibyabaye byose ku itorero ry'Imana, ibirimo biba byose ku itorero ry'Imana. Twahagiye twahagaze nka Samusoni mu itorero. Imana yaduhaye, amavuta Imana yaduhaye, icyubahiro cyose Imana yaduhaye, twaragifashe tugihindura icyacu, turangije byose tubikoresha kubw'inyungu zacu, twibagirwa gusigwa Imana yaduhaye. Ko yabiduhaye kubw'umugambi urenze twebwe, urenze imiryango yacu, urenze n'iki gihugu cy'u Rwanda, kubw'umugambi Imana ifite ku isi yose. Samusoni amaze kurongora, ngo aragenda ariyicarira. Mu mico y'Abayuda bari bafite, ngira ngo yari muri period ya honeymoon,
ngo bamuzanira abasore baricara baraganira, ngo arangije ngo arababwira ngo uzi n'ibindi, ngo ngiye kubasakuza igisakuzo, ngo umuntu uri bubashe kugitsinda, ngo buri muntu wese mwemera imyenda 30 yo kwambara, nongereho n'indi myenda 30 yo kuzajya asimburanya. Baricara, igisakuzo kirabananira, ngo baza gutera ubwoba umugore we, baramubwira ati nutatubwira igisakuzo twebwe mwatuzanye hano mu rugo rwanyu kugira ngo twebwe tube imbata zanyu, mudusuzugure, tuzarimbura inzu ya so, turimbure n'abanyu bose. Umukobwa aragenda kuri igisubizo kuri Samusoni. Samusoni igisakuzo cye baragitsinda. Umva arangije, kuko yagombaga gukora byose ibyo bamubwiye, biravuga ngo arimanukira ngo ajya mu mudugudu, ajya mu bwoko bumwe, abagezemo ngo aragenda bose arabicara batsemba kugira ngo abone ibyo yishyura ku gisakuzo yagize ate yagize. Mwibuke yuko Imana imuhamagara imusezeranya imbaraga yari yarazimuhaye kugira ngo azacungure ubwoko bw'Imana. Ariko ikintu Imana yari yaramuhaye Samusoni atangira kugikora kibyaza inyungu ziwe, yishimisha. Tubonye ibintu hano mu Rwanda mu itorero ry'Imana, aho abantu bafashe amavuta y'Imana, bafashe ubwiza bw'Imana, baragenda bifata byose babikoresha ku bw'inyungu zabo. Yewe impano z'Imana abantu bazibyaje umusaruro. Ye utara profesi iki gihe turimo ngo abyaze umusaruro akuremo ibyiwe, igihe tugiye kujyamo ni igihe cyo guhomba. Umupastor umwe yarantumenye njya kwigisha, arangije arambwira ati pastor, ati wigishije neza, atari ku ikintu nkubwiye cyo ntabwo nzongera kugutumira. Ni kubera ati wanyiciye business, ati wanyiciye business. Umuhanuzi wese igihe cyose yahagurukaga, Imana yamuhagurutsaga kugira ngo yereke abantu, abereke Kristo. Ariko uyu munsi twarabihinduye kugira ngo abantu tubereke Imana, ahubwo turabiyereka. Turafata tugenda dufata abantu turabahindukiza kugira ngo tubahindukire guhindukirira Imana, ahubwo tubahindukira guhindukirira abantu. Nibyo Samusoni yakoze. Ibintu byose bigenda bihinduka we. Samusoni arumva akarari karaje, imanukira mu mudugudu, ngo yinjira mu nzu y'indaya. Amaze kugera mu nzu y'indaya, ngo yiryamaniye n'indaya, ngo abantu baza kumenye ko Samusoni yari aho ngaho, ngo baryamira amajanja bararijoro ryose, ngo Samusoni turashaka kumwica. Samusoni arigaramira, ariryamira, yikorera gahunda ze zose, amenya ko iyo migambi bayiteguye, ngo mu gicuku hagati bujya kugira, ngo arabyuka agenda ngo ajya mu marembo y'umurwa. Kera barubakaga bakubaka umurwa bagashiraho amarembo n'inkiki. Samusoni agenda ashingura inkike z'umurwa, ashingura n'umuryango na gate, byose abikubita urutugu, arangije arabyikorera, agenda ajugunya hariya. Byose byari iki? Byari we. Samusoni aragenda ahindura Imana, aho irababara, agahinda karayica. Itegereza igihe Samusoni azahagarikira, itegereza igihe Samusoni azahindukira. Reka da. Icya kabiri, Samusoni impano yahawe kugira ngo iture abantu agahinda, ibaruhure, ahubwo ibahindukira umutwaro. Ibahindukira umutwaro, irabaremerera. Abisire bageze bamubwira tuzi n'ibindi, baraza baramwegera. Amaze gukora ibyo byose amubwira ati Samusoni, uzageza ryari? Uzageza ryari ukabyarawe? Abafilisitiya batumereye nabi, dore baduteye, dore bahagaze mu murwa. Samusoni, ko twari tuzi yuko uje uri umucunguzi. Samusoni, ko twari tuzi yuko uje kugira ngo imitima yacu iruhuke. Samusoni, ko twari tuzi yuko uzanye umucyo. Samusoni, ko twari tuzi yuko uzanye agakiza. Samusoni, ko twari tuzi yuko uje kutubohora. None Samusoni, ni iyihe mpamvu duteje Abafilisitiya?
ati none dore iki tuzamuye ni iki ngiki, tuje kugufata kugira ngo tukubohe, niturangiza tugushyikirize abafilisitiya tubagushire mu maboko. Samusoni arangije ati nimunsezeranye yuko mutazigera munkoraho, muzashyira mu maboko y'abafilisitiya. Yari abizi ko n'undi nibamushyira mu maboko y'abafilisitiya ntacyo ari bumukoreho, kuko buriya impano dutandukanye ntaho ijya. Urakomeza igakora ikagenda igatwara abantu ikaba yanabica cyangwa ikanabakiza, ariko warapfuye kera. Ngo baramuboshye ngo ageze imbere y'abafilisitiya, ngo barishima batangira guserebura, ngo bagiye kora ngo ubona utugozi twose aradufasha, araducagaguye, aradutandukanyije, yica abantu 1000 muri ako kanya. Bagati Samusoni no tuzabigira gute? Impano y'Imana imuhaye ihindukirira umutwaro, iremerera abantu. Itorero ry'Imana turaremerewe. Biravuga ngo izina ry'Uwiteka ngo riratukwa mu bapagani ngo kubera twebwe, kubera abarokore. Kaburiya reka mbabwire, ntimukajye mureganya abapagani. Umupagani ntabwo azi ibyo mu nzu y'Imana, ntazi bibamo. Nibyo mama pasiteri yavugaga hano. Ababi twebwe b'abanyempano ngo buzuye umwuka wera. Imana yari iguhaye aho kugira ngo izizamure amaboko y'abashumba, ahubwo ikaza ikabahambira. Kwerekwa kwa Imana iguhaye amaso igufunguye, aho kugira ngo ureberere itorero, ahubwo ukajya kurishyira hanze. Ibyakagombye kuruhura abantu imitima yabo, ahubwo byarahindukiye bihambira imitima yabo. Ibyakagombye kuvanana bikagira aho bibageza, ahubwo byabahejeje aho bari, byarabishe. Niyo mpamvu abantu mu nzu y'Imana bararemerewe, bararushye. Dore n'ubu murimo murasinzira, ariko gusinzira ni bibi bibasinziramo. Abantu barimo barasinzira. Itorero ry'Imana rirarusha, itorero ry'Imana riraremerewe. Kubera iki? Ibyakagombye, reka mbabwire, niba ari ikintu gikomeye gifite ubutunzi bukomeye, itorero ry'Imana, imbaraga itorero rifite, Imana idufunguye amaso tukabona ibuto bushobozi bw'itorero. Yesu yaravuze aravuga ngo muri umunyu mwese murawuzi, ni akantu gato cyane ariko gafite impact nini. Ariko hari ikintu Yesu yavuze ngo umunyu niyo ukayutse ubunuza bwawe bugashira, ngo nta kindi gisigara, ngo nukuta mu muhanda ngo abahisi n'abagenzi bakawukandagira. Niyo mpamvu uyu munsi murimo mubona itorero ry'Imana, buri muntu wese arifiteho ijambo, buri muntu wese afite icyo arivugaho. Kubera iki? Kubera ubukaka n'amakakama no gusharira ku itorero byadushizemo. Ubu turi mu muhanda, buri muntu wese arimo arakandagira, buri muntu wese afiteho ijambo. Utambutse arakubita, ugize gutya arafunga, ugize gutya. Ni bande barwanye? Ni mu itorero. Ninde basambanye? Ni abapasiteri. Ni bande barwanya amaturo? Ni mu itorero. Nihe hari intambara? Ni mu itorero. Nihe hari ibibazo? Ni mu itorero. Kubera iki? Imana yari yarabahaye kugira ngo gicungure ubwoko bw'Imana, kugira ngo gikize ubwoko bw'Imana, kugira ngo kizane icyubahiro cy'Uwiteka. Twaragihindukije tukigarukiriza kuri twebwe n'ubuzima bwacu n'amarari yacu. Niyo mpamvu uyu munsi itorero riravogerwa. Buri muntu wese arifite icyo kurivugaho, buri muntu wese arimo ararituka, buri muntu wese arimo araricunaguza. Ariko nagira ngo babwire inkuru nziza abavandimwe. Birambwira ngo nubwo igiti cyatemwa, ngo ariko haracyari ibyiringiro ko cyakongera gushibuka. Reka mbabwire, mwabikunda mutabikunda, Imana igiye kumanuka, ije gukora. Imana ije gutandukanya ihene n'intama, Imana ije gutandukanya amasaka n'urukungu. Reka mbabwire, njyambwira abantu, abantu tudahinduka, impinduka ubwayo yonyine iraza kuduhinduka. Itorero Imana igiye kuzamura muri iki gihugu,
n'itorero ntabwo umuntu wese uzapfa kurishyikira. Yesu yaravuze avuga ngo dore muri nk'umudugudu wubatse ku mpinga y'umusozi. Itorero Imana igiye kuzamura muri iki gihugu, sinzi niba ari mu myaka 2, sinzi niba ari mu myaka 3, sinzi niba ari mu myaka 10, ariko njye sinitaye kurimo biba, ahubwo kubw'amaso y'Umwuka ndimo ndeba. Mfite amatsiko yo kubona itorero rya nyuma y'ibi bihe. Mfite amatsiko yo kubona abamama ba nyuma y'ibi bihe. Mfite amatsiko yo kubona abashumba Imana igiye guhagurutsa ma nyuma y'ibi bihe, kuko Imana igiye guhagurutsa abantu mutatekerezaga. Amazina mwari muzi agiye gusibangana, amatayito mwari mufite agiye kwibagirana, kuko Imana igiye guhagurutsa ubwoko bwayo. Ibwira Sawuli iramubwira ngo dore nkuvanye ku ntebe nyihaye umuturanyi wawe. Imana igiye guhagurutsa ba Dawidi, Imana igiye guhagurutsa ba Yosuwa. Hari abantu bigiye kuzana kugira ngo itorero ryayo ridafite ikizinga n'umunkanyari, nta kajagari kazongera kubamo. Amazi iryo ni ryo torero Imana igiye guhagurutsa. Murabizi itorero ryo mu gihe, urabizi itorero ryo rya mbere, mujye musoma ibyakozwe n'intumwa, mujye mumva ngo Ananiya na Safira barapfuye. Umva kiriya cyanditswe, mujye mugisoma neza. Ntabwo Imana yashatse kugira ngo abantu bapfire mu nzu yayo, ahubwo Imana yashakaga kugira ngo abantu batinye mu nzu y'Imana, batinye presence y'Imana. Presence y'Imana ntabwo igitinywa mu itorero. Abaririmbyi bararirimba ari abasambanyi, abashumba barabwiriza ari abasambanyi, abadiyakoni mwahindutse ibisambo mu nzu y'Imana. Ariko dore itorero rigiye kuza, Umwuka w'Imana azajya agenda, Umwuka w'Imana azajya arondora. Umva nkubwire, ntabwo bijyanye na position uzaba ufite. Abantu bahawe ibyubahiro bitewe n'abo bari bo, abantu bahawe ibyo bashaka ibyo bitewe n'amatayito bafite. Ugasanga umuntu bamwicaje ngo nukubera ko afite akazi keza, ngo nukubera ko yize. Ariko abantu bagiye guhagarara nabahe? Ni babandi Umwuka azajya avuga ngo ni muntoranirize kanaka, ngo ufite Umwuka w'Imana n'ubwenge bw'Imana abari uhagarara imbere yanjye. Kuko utanga icya 10 uruza ugenda nk'inzovu iri mu ishyamba, ugasanga n'amasaha winjira mu rusengero, winjira abantu bose bicaye, babona uburyo uzunguza ikibuno, babone karuvate wambaye. Abantu mwagiye mushira, twagiye dukora amakosa mu bashumba, twagiye dukora amakosa. Jewe ndabishimira Imana, ndabishimira Imana. Reka mbabwire, Samusoni bamenye igihe bamwogosheye. Twarogoshwe bavandimwe, itorero mwarogoshwe, twarogoshwe mu buryo bwo mu mwuka. Niyo mpamvu nta mbaraga dufite. Samusoni abwira Delila ngo umusatsi wanjye uyu nguyu ntiwigeze ukorwaho, kubera yuko twakozweho, kubera yuko bagiye badukaresa mu nzu y'Imana, kubera ko twagiye dukaresa mu nzu y'Imana tugakoraho, twarahumanye, ubwiza bw'Imana butuvaho. Samusoni aravuga ati imbaraga mfite nuko nta muntu wigeze nkoraho, ariko nuramuka unkozeho, dore ibanga ni iri ngiri rishingiye muri uyu musatsi, nuramuka unkozeho ndamera nk'abandi bose. Impamvu tumeze nk'abandi bose ni ukwera ko badukozeho tutakagombye gukorwa. Niyo mpamvu tumeze nk'abantu bose. Ariko ndashima Imana, bamenye igihe twagwiriye, bamenye igihe twogoshewe. Ariko igihe umusatsi wamere ntabwo bigeze bamenya igihe umusatsi wameze. Samusoni igihe bakimutuka bamujyana ngo mu nzu y'Imana zabo, ngo batangira gucelebratinga, bahamagara buri muntu wese ati nimuze. Umuntu wese Samusoni yababaje naza aririmba ashima Imana. Dore Samusoni twamuzanye, tugiye kumusuzugurira hano. Abantu bose twirukanyemo abadayimoni badukoraniye mu itorero ry'u Rwanda ririmo rirarwanwa. Buri wese aradutaramiraho. Twahindutse ibiganiro ku maradiyo, twahindutse ibiganiro muri zahehe hose mu binyamakuru. Ariko ntabwo bari bazi ko Samusoni yamenye yuko hari icyo yatakaje, atakoreye inyungu z'Imana, byose yabikoze kubw'inyungu ze. Barimo bamukoresha uburetwa, barimo bamuseka. Samusoni arapfukama arasenga, aravuga ngo data mbabarira,
data mbabarira nagucumuyeho. Abo ni Imana irimo ishaka muri iki gihe, irashaka abagabo n'abagore, abasore n'inkumi barimo baririra Imana, bemera amakosa bakoze. Niyo masengesho ndimo senga, bavuga Mana mbabarira, Mana tubabarire. Samusoni arimo asenga, bo barimo baserebura. Tuvuga ko umushumba arimo gusaba, hari ikintu arimo kwisabira ni kimwe gusa, mufashe gusa abona ahantu yegama gusa, mufashe abona ahantu yegama gusa. Samusoni nicyo yari akeneye, yari abizi neza yuko imbaraga zirimo zigaruka, ariko hari akantu gato yari akeneye umuntu umwe amukorera, kumwegereza inkike. Reka mbabwire, iki nicyo gihe ngo mushyigikire abakozi b'Imana bashaka Imana, apana abakozi b'Imana burira indege, abakozi b'Imana bajya mu masengesho bagiye kwegamira Imana. Mubatungire urugo, mubafashe, bagiye kongera gutaka ngo Samusoni yapfanye n'Abafilisitiya. Mu gihe cy'iminota 5 yisha Abafilisitiya atigeze yica mu buzima bwe bwose. Ubu kinigi ni igihe muvangura ibintu, nutabivangura murajyana nabyo. Matayo igice cya 15:13, Yesu aravuga ngo igiti cyose data atateye kizarandurwa. Reka mbabwire bene data, iki ni cyo gihe cyo kuvangura. Nimutabivangura Imana irabyivangurira, kandi niramuka ibivanguye uragendana nabyo. Umuririmbyi araririmba aravuga ngo Mwami kugendera abandi nanjye ungenderere. Iki ni cyo gihe kimwe gusenga kw'itoro, gusenga kw'abera. Mutangire mushake mu maso h'Uwiteka, muve mu bigare, muve mu bigare, muve mu dukundi, kuko hari ibikundi murimo, hari ibikundi mwicayemo, imivu irabatwarana nabyo. Ariko abantu baza kuba begamiye ku Uwiteka, abo baraza kurokoka, abo baraza gucika ku icumu, kandi abo Imana iraza kubakoresha. Iki ni cyo gihe cyo kubivangura. N'umusinzi bamukubisije yakubita imigeri hasi hejuru, hagati buretse gatoya, ibi sinabishobora. Abinshi mubanze, nimurangiza n'ab'imigeri nabo mukurikireho. Apana iki imigeri mu muracanganyikisha. Iki ni cyo gihe rero cyo gutandukanya ibintu. Iki ni igihe cyo kwitandukanya. Pana bwa buhanuzi bwa bundi barimo bababwira ngo buri indege. Mu Rwanda kurira indege bisigaye byoroshye, n'abantu bari mu ishyirahamwe zo korora inkoko barimo baraburiza indege. Dufite leta iri ku murongo, niyo mpamvu irimo dushyira ku murongo. Ibya leta ibyayo yabikoze neza, ibitunganya neza, ariko mu itorero twarabivanze. Rero umugasanga umuntu amaze imyaka 15 ngo basezeranyije yuko nzirira indege, aratambuka indege, arasenga ngo indege ushobora no kwirugiye mu Buhinde bagiye kukubaga umwijima, kandi nabwo ugagira Imana ikabwira ati nayikurije. Abantu baryamiye amahuri. Ejo nari ndi ku musozi ndimo gusenga, agahinda karanyica. Abantu barazamutse, abamama b'abasirimu n'abapapa b'abasirimu, basanze umuntu yicaye hariya, urwanga rwamwishe, ntabasha guhumeka, ngo naza abahanurire. Nibwo bakinjira, bataye akazi, bataye imiryango yabo, bataye urubyaro rwabo, bazamutse umusozi, baragiye bicaye aho ngaho. Umuntu arimo arababwira iby'Imana igiye kubakorera. Ndangije numva umujinya uranyije, ndavuga nika ngiye guca inkoni nkukubitira abarokore bakajagaye, mbakubite nibashaka bazamfunge ko nakubise abarokore bari mu kajagari. Iki ni igihe cyo umva nkubwira, Yesu ngo yinjira mu murwa, ngo arebe urusengero rw'Uwiteka, biravuga ngo ishyaka ry'inzu y'Uwiteka riramurya. Imana ikeneye abantu barimo baribwa n'ishyaka ry'Uwiteka. Ariko umuntu arimo arakubwira ngo agiye kukuriza indege, nta nafite namumanura kuri uwo musozi. Bibiliya avuga ngo ihumure ryamuhumirije ihumure ryadumurije niryo rizabahumuriza. Taje ndabaza, reka mbabaza, ngwino hano wa mugabo, ngwino hano, tugire vuba, ngwino ufashe vuba vuba.
icara ahangaha ndagira ngo twicare nawe. Ni wowe unduta, ndondusha ubusore. Ndashaka ko mpagurutsa mpagarare. Wihaguruka mpagurutsa mpagarare. Ntabwo yabishobora. Biramusaba kugira gute? Haguruka. Ngaho mpagurutsa. Urabona arananteruza. Niko tumeze mu mwuka. Urimo urasanga umuntu mu mwuka aricaye, yaheze aho ngaho ngo ni umuhanuzi ngo arimo arahanura ngo arashaka kuguhagurutsa ngo agutereke mu masezerano. Izo mbaraga zishaka kuguhagurutsa zikaguhagarika iriya, we izo mbaraga zamuhagurukije aho aricaye, nawe uricaye, ibimuga biricaye birimo birahagurukanya. Uwo muntu uyo ndege warayanze, ngo genda uzane ngo nkora mu biganza ngo nguheshe visa. We yanze visa. Umva babwira igihe kirageze kandi dore kirasoye ngo ko abasenga data bamusenga mu kuri no mu mwuka. Naraje mura n'abana b'abakobwa basore batinze bagize atuye ngo pastor ngo twarahariye amahuri, ngo tumeze nka za nkoko zarariye amahuri iminsi 21 ngo igihe cyo guturaga kigeze dusanga twararariye amahuri. Abantu baragiye barababesha. Umuntu arimo arakubwira ngo arashaka guhindura ubuzima bwawe, ngo agiye kuguha business na korogati ya 300 ibrosa mu kanwa ke yayibuze, akano ke karimo karanuka. Ngogiye kugusengera ngo Imana iguhe stock, arimo gusengera ngo Imana iguhe stock. Noneho we najya no gutara kubwira ngo wampaye kati igeze kangeza mu rugo, kandi amaze kukubwira waseze ngo haleluya, ngo nanjye Imana imvanye kugakoroboye, Imana imvanye kugupimisha. Kandi uwo muntu arimo arakubwira ngo arashaka kugusengera ngo Imana ugize ngo stock, ujye stocka mu rugo, arimo aragusaba ya moto amugeza mu rugo. Igihe kirageze kandi dore kirasohoye. Imana igiye kugarura ubwiza bwayo ku nzu yayo. Umva yabwiye abisirayeli ngo ngiye ndangiza, ngo ngiye gukora isezerano risha, ngo ndikorane n'ubwoko bwanjye, ngo nzavana ibisate by'amabuye, ngo nzavana amategeko yanjye ngo ku bisate by'amabuye, ngo nzayandika ku nkingi z'imitima yabo, ngo ntawe uzakenga n'umuturanyi ntazakwibutsa. Ntabwo uzakenera ko umuntu avuza impanda, ntabwo uzakenera ko abantu baguhagurutsa mu rugo, ntabwo uzakenera ko abantu bajya kuri televiziyo ngo bajye kwirirwa bahamagara ngo abantu bajye gusenga. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo Yohana umubatiza ngo ari mu butayu, ngo abantu bavaga mu mudugudu ngo bakamusanga mu butayu. Niba baravaga mu midugudu bagasanga umuntu mu butayu, nizihe mbaraga zabavanaga mu midugudu yabo zijya mu butayu? Nuko arafite imbaraga z'Imana. Umva nkubwire, Imana igiye kugarura imbaraga zayo. Imana igiye kugarura ubwiza mu rusengero rwayo. Nta nubwo tuzirwa tuvuza za microphone hariya, kuko Imana yarambwiye ngo igiye kugarura ibimenyetso n'ibitangaza, ngo kuko ubwami bw'Imana ntabwo ari ubw'amagambo, n'ubw'imbaraga. Kuko igihe cy'amagambo cyaratambutse, igihe kirageze cy'ibitangaza n'ibimenyetso. Indwara zigiye kujya zikira mu rusengero rw'Uwiteka. Indwara zigiye kujya zikira. Kandi ureka mbabwire, nta nubwo umva mbabwire, abasabaga amafaranga nimushaka nimubihagarike, kuko igihe kigiye kugera. Imana igariye ubutunzi mu nzu yayo. Imana igariye ubutunzi mu nzu yayo. Uzi impamvu ni iyihe? Kubera yuko Imana igiye guhagarika urusengero rwayo. Ndavuga urusengero rwa Kristo, ntabwo mvuga Zion Temple, ntabwo mvuga Deperi, ndavuga umubiri wa Kristo ushyikirwamo byose. Imana igiye kuzana ubutunzi bwayo, ubutunzi bw'umwuka. Nibumara kugera amahangaha, ikintu bita igiceri n'amafaranga ntabwo kizongera kuba ikibazo, kuko tuzajya tubiba mu mwuka. Baze badusangiza iby'umubiri. Yewe baravuga ngo mu nzu yanjye ntihazaburemo ibyo kurya. Ushaka amavuta. Ikibazo buriya mama pasiteri, nubona buriya impamvu ikibazo dufite mu itura, abantu barakakaye, nta mavuta. Buriya amavuta yoroshya ibintu. Rimwe nari nicaye mu rugo, nkajya numva umukozi arakubita urugi, urazwa njye
urubyiruko uravuga, urwo mu gikoni uravuza induru, urw'iwanjye uravuza induru, noneho mpinduka umusazi nkajya mwacecetse bakambata ariko uzi nawe dadi n'inzugi umudamu yakwigira pavuna ariko nawe umeze nk'abariya bose ntabwo igire. Noneho ndimo nicaye ngo nebo soma bira kandi ndimo shwana ndaba nicaye Imana ivugira mu buryo bworoshye numva ijwi ry'umukaramwe ariko icyo wahereye uvuga buri wese ahangaha ipusi hisi urakubita umugeri iki byose wahagurutse ukajya gushyira amavuta muri ziriya nzugi ndahaguruka nubaha umudahaguruka genda fata ubuto genda buri rugi rwose sigaho noneho ndimo kugira hashize nk'iminota 30 ndimo soma Bibiri numva ngo zandura cyazumva niho kandi kuko movement zarakomeje. Ikibazo rero turimo dusakuza nuko rero ko nta mavuta ninde wabweje mu rusengero ese mwabonye noneho ikibazo afite uriya nta mavuta arabura amavuta niyo mpamvu ari masakuza nta mavuta mufite ikibazo cy'amavuta badukubiteye mu nyigisho kandi yarari mu rusengero asinziriye ahise agwamagara niko Beretiri uri hehe ati narindi mu rugo ese kucyo taje gusenga ndaje nkubwire reka nze nkugeraho agiye kumubwira amatiku yo mu nzu y'Imana kubera icyo arakakaye muri korari murakakaye kuri ko nta mavuta mufite mu bayobozi b'itorero murakakaye kuri ko nta mavuta mufite umuntu wese ninde usakuza n'umurokore ninde wagize gutya n'umurokore induru yose n'umurokore kubera iki murakakaye murumye abantu ugasanga umuntu yinjiye mu rusengero n'umukobwa afite imyaka 20 n'umwe ariko arageragira ngo afite imyaka 32 araremerewe ameze gutya urambwa Yesu ashimwe tagiye kubwiriza hano mu Mutara umugabo mu rusengero barambwira ati Gatondo ashimwe ati yo Gatondo ngo yo Gatondwaho n'urumese inka yanjye yapfuye ari hehe abantu barakakaye abantu bararushe abantu bararemerewe uramukoraho akabavugije indwa igihe mahereye muvuga ubu niba bababwira bavuze gutura igihe twaturi muri corona bajyava ngo twaratuye ngo noneho ngo iki nicyo gihe cyitorero nabyo ngo ibyo twatuye ngo nabyo babidusubiza ibyo mwashize angase nahangaha bikiri kandi murimo murafana za Rayon Sport kandi Rayon Sport imirabaka amaturo murimo murayatanga isi birababuza gutura kandi isi irabaturisha ngaba pasiteri se kuba koronije ubuzima burahagaze imisoro yarahagaze mu gihe cya corona kugira ngo guverinoma yari gukora gutese mwahagaritse imisoro mu rusengero nta mashanyarazi bishyura mu rusengero pasiteri ntafite famiye ariko igihe kiraje sha ubwo nta uzajya bibasunikira uwo nta za microphone nta kubigisha kugira umwuka w'Imana bigukoreshe kigiye kuza za korobasi zakorwaga mu rusengero zigiye kurangira nigeze kujya ahantu usangamo barahimbaza barabyina ndeba ibintu birimo bera mu nzu y'Imana ngira ngo sinzi abaririmbyi banyumva uzi ko mu nzu y'Imana twahinduye muri gym ahantu muri gym sanga kuva ku mukuru kuva ku mutoya buri wese aramubwira simbuka manuka simbuka ibyo yabyagize gute byamanutse igihe cyo kujya kwigisha ijambo ry'Imana ngiye kwigisha sanga bose bananiwe hari pasiteri hari mama pasiteri hari abadiyakoni hari n'uduhinja twaje sanga bose baryamye bagize gute basinziriye kubera iki kano method ziri mu nzu y'Imana ntabwo ari ibintu biyobowe n'umwuka wera abantu barababwira je nta muntu ujye umbwira ngo ninzamura amaboko imbere y'Imana urambwira ngo nzamura ngo zamura manura ntabyo nakora wowe urambwira je uramfukamisha ngo apfukama ngo ugasanga umuntu aravuze ngo buri muntu wese mubone yapfukamye
umwuka w'Imana kurimo, urimo ureba ubwiza bw'Imana, urukundo rw'Imana, ineza y'Imana, usanga amaboko wayazamuye, amarira arimo aramanuka, ugasanga wageze hasi urimo urapfuka mutabizi, waharyamye, ntiwitaye ku ishati y'umweru wambaye, ntiwitaye kuri karovati waje wambaye, ntiwitaye ku cyubahiro ufite, kubera ko umwuka wera yagukubise arakujanjagura, amagufa arakubita, ntabwo ugishoboye guhagarara ku maguru abiri, uri hasi urimo urarira. Apana za korobasi zigize zirwa zigira zimanuka zizamuka, zamuka manuka terera manuka. Ntangira itoro njya mva ndanye ngaruka muri iki gihugu nje gutangira umurimo w'Imana, ngira ngo uriya mugabo Emmanuel arabizi, harimo n'abantu ushobora guhura no mu muhanda ntibanasuhuze, kubera ko reka nkubwira Imana yampamagaye ndi mutoya, yarampumbeshe. Ndabivuze, hari umudamu se Imana yarampumbeshe. Hano bajya bavuga ngo ibintu ngo abantu bahamagaye b'Imana ngo bariya se ngo babuze ibyo bakora. Ninde wakubwiye ko umuntu uhamagarwa n'Imana yabuze ibyo akora? Ahubwo yabavanye mu byo bakoraga. Mumbwire umuntu Imana yahamagaye musanze ari ku muhanda yica arimo akina igisoro cyangwa akina ikarita cyangwa akina urusimbi. We yahamagaraga yamusangaga ari mu bintu bifatika, mata yararimo abaraga agafaranga. Abandi bayeri yabari abayerisa mwumva bari abantu babaga bagira ngo abari abapasiteri ngo nimbura mukoro, kandi nimwebwe mubivuga ngo nimbura mukoro. Imana yampombeje nkiri mutoya, nari mfite inzozi zo kuba bank manager, nkayobora banki. Imana igiye kwigaragaza abavandimwe. Reka mbabwire, abantu mubona abantu muzajya mubona abantu babahagaze imbere muvuga ati uriya muntu koko buriya. Abapadiri babyita ngo ni ukwitaba Imana, guhamagarwa n'Imana ni ukwitaba Imana. Iyo uhamagaye ntabwo ugenda ubyimbye agatuza umeze gutya. Ngiye Imana yarampamagaye, ndi umukozi w'Imana. Uba warakubititse, warapfuye ntajya impande inkozi yose, ugasanga uri Bibiliya ndayigenda nawe warapfuye. Kubera iki? Ni ikiguzi, ni ugupfa kuri wowe. Yesu yavuze ngo ushaka kunkurikira niyiyange. Bari bavuga ngo abantu bahamagaye mu nzu y'Imana ngo zira nimbura mukora. Nta muntu Imana yahamagaye w'imbura mukora. Abantu bose Imana yabahamagaye, yabasanze ahantu bakomeye, yabavanye mu bintu bikomeye. N'intumwa zazi z'ibitango zari ziciritse, yabasanze barimo baroba. Rero mwitegure ko abantu amadiplome yanyu za degree na masters mwize. Reka mbabwire, Imana igiye guhagurutsa abantu bize za Harvard University, igiye kubahagurutsa. Yahagurutsa abagabo n'abagore bavemo. Umuntu yakuyoboraga banka yivemo, umuntu yari ministre, bya bindi usanga asenga agasengera ahantu ari ahangaha arajya kubwiriza, ugasanga nkasanga ministre, wenda nka mu ministre cyangwa umudepite, niba uri nahangaha ndabivuze, nazanye imodoka yanjye ndijyana ntawe ndi bugire. Bava ngo Yesu ashimwe, bakanamwe honorable kanaka ntazamura amaboko, ntabwo ashobora kuyakora gutya. Imana igiye abo ngabo rero babagiraga gutya, bagiye kumugaragaza, bavuze n'induru, bavuze za haleluya, bagire gute, kuko umuka Imana agiye kuva gute, agiye kubyikorera. Pastor Ijambo ryawe ryarambwiye ngo niho intege abarambiwe kandi utibasha umwongeramo imbaraga. Twagenze urugendo rurerure rudutera kunanirwa, ndetse turacogora, dusa n'abasubiye inyuma. Mu mitima tubabarire, imbabazi zawe zigaragare ku babyeyi. Twebweho turi abanyabicumuro baruta abandi. Ijambo ryawe rimbwira neza ko ari twebwe twamanje kuyobywa kuruta abandi,
ndetse ijambo ryawe rimbwira ko turi inzabya zoroshye. Ababyeyi turatsinzwe, ntago duhangaye kureba mu ijuru aho uri, ahubwo twikubise mu gatuza turakubwiye ngo twejeshe amaraso umwana w'intama w'Imana. Imbabazi zawe zitugaragareho aho twakoze umurimo wawe duseta ibirenge, aho twakoze umurimo wawe tugononwa, aho twaciye imanza, aho twavuze nabi, aho twakoranye umurimo wawe ibyaha. Imbabazi zawe nizitugaragareho. Nubabarira abagabo, amaraso yawe nabagaragareho. Nubabarira abasore, amaraso yawe nabagaragareho. Nubabarire mu izina rya Yesu Kristo abakobwa baguye mu byaha by'ubusambanyi, babarire. Baguye mu byaha byo kunywa inzoga, babarire. Baguye mu byaha byo mu izina rya Yesu Kristo. Imbabazi zawe niziba ku muntu wese, abakurikiye abantu batagukurikiye wenyine ingabo Imana, ababyaje impano zabo umusaruro mu nyungu zabo bwite. Myemerera imbabazi zawe zibabeho. Babarira abashumba, babarira umushumba mukuru duhagaze mu cyuho cy'itorero, babarira abaririmbyi, babarira abadiyakoni, babarire protokole, babarire pastorali, babarire mu izina rya Yesu Kristo buri muyobozi mu nzu yawe, babarire abacuranzi. Imbabazi zawe nizitugaragareho mu izina rya Yesu rifite ubutware. Tweze ibyo twatanze tukamera nk'ababyishyuza, kandi ari wowe twakoreraga tutarakoreraga abantu. Nyemerera papa, nyemerera imbabazi zawe zitugaragareho. Nyemerera amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo yongera tubonekeho. Aho twaze gukora umurimo wawe twibwira ko duhimana n'abantu, kandi ari wowe turimo duhimana nawe. Nyemerera, ese twahimana nawe bigacura iki? Ko ari wowe munyembaraga, ko ari wowe munyembabazi. Nyemerera amaraso waviriye Golgota ku musaraba ndetse n'amazi byavuye mu rubavu rwahawe nibyongere bitugaragareho, bidukureho umugayo n'urubanza rw'ibyaha. Siba amazina yacu mu gitabo cy'urupfu no kurimbuka, twandike mu gitabo cy'ubugingo. Wongere uturebe utumenye. Uyu munsi ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 4 turongeye tugiranye isezerano nawe, turongeye tugiranye isezerano nawe. Twambika imbaraga tugukorere bikwiriye, twambika imbaraga tugendane nawe bikwiriye, twambika imbaraga tuvugane nawe bikwiriye. Ntukabura butuma duhari, ntukabura abagukorera duhari. Ntukabure, 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 ntukabure abakozi kandi duhari Imana. Wongera uvugurura amasezerano yacu nawe, wongera uvugurura amasezerano yacu nawe. Turi tayari kugukorera, turi tayari kukuvugira, turi tayari kugeza ubutumwa ku mitima isaraye. Urakoze kukuri Imana nziza, urakoze kukuri Imana yera, urakoze kukuri Imana ikiranuka, urakoze kukuri umutunzi w'imbabazi. Muririmbyi ararimbye aravuga ngo nukutishimira ibitambo mbabiguhaye, ngo ibitambo wishimira n'umutima umenetse ushenjaguwe, ngo nguwo ntabwo uzawirengagiza. Tugushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye kuri umutunzi w'imbabazi. Tugukomeye mu mashyi, utware n'icyubahiro no gupfukamirwa n'ibikugarukire none n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Imbere y'amaso yawe duhagurukiye imbere y'ubwiza bwawe papa, tugushimiye kuri Imana igenda buhoro n'ikerera. Tugushimiye kuri Imana ikorera ku isaha yayo mu gihe cyayo. Tugushimiye ko ibi bihe turimo tunyuramo wowe ntago byagutunguye, ndetse n'intore zawe zigutakira ku manywa na nijoro. Benshi wari warabibabwiye ko ibi bihe bazabinyuramo, bityo turagushimye ko watubereye agakinga k'amakuba. Izina ryawe nirihimbazwe. Unyemerere duhagaze ku maguru yacu, turi imbere y'ubwiza bwawe, turi mu nzu yawe yera, dusenge dushinganisha imiryango yacu, dushinganisha inshuti zacu, dushinganisha abavandimwe bacu, dushinganisha abo tuvukana. Tugiye kwinjira mu gihe kigoye, igihe cy'icyunamo. Turagusaba uburinzi mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Turindire ubugingo, kuko ubugingo buzima ari bwo buzakubona. Turindire ubwenge
intekerezo, ubane n'ubwoko bwawe, utubere Imana muri byose. Rinda abakobwa n'abahungu bawe kugira ngo ubwo uzaza uhamagara amazina y'abera tuzumvemo yacu twitaba. Birashoboka ko wazaza ari mu cyunamo, ariko uje ari mu cyunamo ni bangahe bazamuka bakajya mu ijuru? Nyemerera nsengera imitima y'Abanyarwanda muri iki gihe tugiye kwinjiramo cy'icyunamo. Uzabane natwe, uzaturinde, uzaduhe kwibuka, ariko twiyubaka, twubaka n'ubugingo bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Uzatubera Imana muri byose. Nsengeye ubwoko bwawe, nsengeye abana bawe, nsengeye abahungu n'abakobwa bawe. Mana we, bigaragara ko ari icyumweru kirimo konje prolonge. Nsengeye ubugingo, kuko ubugingo buzima nibwo bukwiye gutura muri roho mu mubiri muzima. Nyemerera urinde ubugingo bw'abakobwa, urinde ubugingo bw'ababyeyi, urinde ubugingo bw'abagabo n'abagore, urinde ubugingo bw'abana batoya. Jya uturinda turi ku mamoto, jya uturinda turi mu modoka, jya ubana natwe dutaraverisa imihanda, jya ubana natwe tugenda n'amaguru, bane n'abagenda mu mato, bane n'abagenda mu ndege. Twiyatuyeho kurama mu izina rya Yesu, twiyatuyeho uburinzi mu izina rya Yesu. Imyaka yo kurama kwacu ntabwo ari imyaka yo gukoza izina ryawe isoni, woya, ni imyaka yo kugukorera. Utugerageze, wongere uduhe indi myaka kugira ngo tugukorere bikwiriye. Dusengeye abatware bacu, dusengeye mu izina rya Yesu Kristo abafasha bacu, banyantege nyubaha imbaraga, bacitse intege ubongerera imbaraga, barusha ubaruhure, basubiye inyuma bagarure mu buntu bwawe, kugira ngo hatazagira n'umubura mu gitaramo cy'abera. Kandi twarabanaga nawe, urakoze urakabyara. Twari turimo tukubwira ngo uzabane natwe ku wa mbere, uzabane natwe ku wa kabiri, ku wa gatatu uburinzi bwawe buzatubeho, mahoro yawe azatwarire mu mitima yacu. Ijambo ryawe ryarambwiye Kristo ujya kugenda ngo udusigiye amahoro, amahoro yawe urayaduhaye, ngo icyakora ntabwo yaduhaye nk'uko ab'isi bayatanga. Amahoro yawe ku munsi wa gatatu azatwarire mu mitima yacu, mahoro yawe ku munsi wa gatatu azabane na buri umwe wese, buri umunyarwanda n'umunyarwandakazi. Uzabagirire neza. Ku wa kane uzatwiyereke, ku wa gatanu uzatwiyereke, ku wa gatandatu bizabe gutyo, ku cyumweru uzatwiyereke mu izina rya Yesu Kristo. Neza n'urukundo rwawe bikomeze kutuganza, kandi umugisha utanga nuboneke kuri ubu bwoko bwawe bwateranye, nuboneke ku byabo, uhaze kwifuza ko imitima yabo, ubabere Imana muri byose. Bashonje ubagaburire, bambaye ubusa ubambike, barusha ubaruhure, basubiye inyuma ubagarure mu buntu bwawe, bagendeye mu bigare ubagarure mu mukumbi, kuko uri Imana nziza yuzuye urukundo n'imbabazi. Urakabyara uragaheka, turagiye ugendane natwe, urinde buri umwe wese. Gahunda z'ubukwe tugiye mubane natwe, bari wowe usezeranya abageni, ntaba ari umwana w'umuntu, ahubwo wigaragaze nk'Imana, kandi byose ubikorere kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze urakabyara, tugukomeye mu mashyi, tugukurira ubwatsi, kuko wabanye natwe muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Ubuntu, imbaraga no gufashwa n'Umwuka Wera bigendane namwe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen.